byatangiriye mu ruganda rw'imodoka aho bakoraga imodoka ndetse bazitunganya kugira ngo zibashe kuba zashikanze mu baturage. Gusa barakwereka muri iyo kampani hari umugabo wari uri kwinjira, ndetse uwo mugabo yari afite umwana muto cyane, byagaragaraga ko yari umwana w'uruhinja. Gusa mu kwashika kuri reception yahasanze umukobwa wari wicaye ndetse ategereje abantu kugira ngo abashe kuba yabakira ababaza icyo bakeneye. Atese mugabo, ko mbona ufite umwana uri ahangaha uri gushaka iki n'iki twagufasha? Ati se wamfasha ukambwira mama Claire akaza rwose ko nyari yimuzaniye ibiryo rwose bya breakfast bya mu gitondo. Ati oya rwose wihangane mugabo, rwose umugore wawe ntabwo ari kuboneka muri kano kanya kuko afite akazi kenshi, afite ibintu byinshi ari gukurikirana. Atariko rwose wamfasha kuko iri joro ryose ntabwo yigeze ataha, kandi rwose urabona Claire abakeneye kugira ngo nyina mwite hamukiye n'ibere. Rwose yamunsigiye nijoro ambwira ko ari buze guteka agaruka kagiye mu nama y'akazi yihutirwa. Ati ashobora kuba yakubeshye se mugabo, ndabizi neza rwose ari nijoro nta nama yigeze iba hano muri iyi kampani pe, dore ko rwose yari muri weekend, yari off y'abakozi bose ntabwo bigeze bakorwa, ngo sinzi iyo yari yagiye ariko yakubeshye. Basi se wamfashije ukamubwira ko mukeneye rwose akaza agafata breakfast ariko nari nayimutunganyirije, ndetse basi akaza akanita ku mwana koko. Ati oya rwose mugabo, umugore wawe rwose ari mu kazi kandi rwose arahuze. Gusa mugabo byaramunaniye kwihangana, dore ko yese kwirukanka ndetse arirukanka ajya muri biro ya wa mugore. Gusa mu kwinjira muri biro y'umugore we yasanze umugore we ndetse n'undi mugabo bari mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro rwose. Umugabo yese akubitwa n'inkuba, dore ko nta kindi yari gukora, yakomeje yicaye aho ngaho, gusa yari yumiwe ndetse byamurenze. Gusa mu kuguma aho ngaho rwose umwana yese karira ndetse mu kurira umugore yese ko yikanga, ariko umugabo yese kasubira inyuma, ndetse mu gusubira inyuma asubira ahandi wa mukobwa yari ari. Umugore aho yari ari mu mafuti, ndetse n'undi mugabo nawe yagize impungenge, dore ko yari amaze gutekereza ko hari umuntu ushobora kuba babonye. Ati se we mugabo, nta muntu wumvishije rwose, nta mwana wumvisha arira? Ati oya rwose be, ufite ubwoba bw'ubusa, nta muntu nigeze numva rwose arira. Nuko umugore yahise kagenda ahubwo kugira ngo asohoke arebe umuntu wari uri kurira, nta nubwo yagize impungenge cyangwa agira impuhwe z'ababyeyi, ahubwo yahise kafunga biro kugira ngo akomeze kubona uko yinezeza na wa mugabo. Nuko papa Claire yahise kasohoka ndetse asohokana n'umwana afite agahinda kenshi. Gusa wa mukobwa akoraga kuri reception yahise kamubaza ati se mugabo, ko mbona ufite agahinda kenshi bigenze biti? Ati sha, sanze nyine umugore wanjye ari kunca inyuma n'undi mugabo pe, ari kunca inyuma na boss we. Atariko mugabo, nari nabikubwiye rwose, nari nakubujije ngo ntwite ko winjira hariya hantu, ariko wanze kunyumva rwose pe, wanze kunyumva, rero ihangane utahe wakira urwakujeho. Ariko se mukori kumbwira nyine ndi butahe gute? Basi namuhaye breakfast, yuri kubona ko bintu byaza kuba byashoboka. None ubwo uri buze kuba wabigenza gute? Uraza kuguma hano kugeza avuye mu mafuti, ndetse nabasha kuba yava mu mafuti ye, basi bari ubasha kuba wamuha breakfast ye. Sha mukobwa, icecekere nawe nuko utarubaka, nyine ingo zacu nuko tuzubaka nuko tubayeho. Gusa nari nzi ko uriya mugore atankora ibintu bintu rwose pe, namuzanye mukunze ndetse mwizeye cyane, sinari nzi ko yanca inyuma none akakora amakosa akananca inyuma muri kampani, mu nzu, muri biro ye koko. Mugabo, si uko kwicira urugo cyangwa ko gusenyera urugo, ariko ihangane kuko bintu rwose twebwe twamaze kubimenyera muri iyi kampani rwose, n'ibira birirwamo umunsi ku wundi. Ngera rumiwe buryo ko bashira amadokima rwose bari buze kuba basinyaho, n'ibira bintu rwose mbasangamo. Rero tugira ikibazo, gusa Imana izagukora ibitangaza pe, ntiwihebe mugabo. Nuko bose kuko icyo si ikibazo pe, no kuba baryamana si ikibazo, ahubwo se umugore uryamana ndetse akaryamana n'umugabo afite akana gato gutya koko, ntanagirira umwana we wimpuwe koko. Mugabo ihangane rwose, niyo si dusohoye mu isi yarashaje, nta mpamvu yo kuba wabitindaho, ahubwo nyine ihangane. Ahubwo se wamuhamagaye basi nyine akaza agafata no breakfast agaha n'umwana ibere, basi wo kwisubirira mu kazi. Sawa mugane, reka ahite ko muhamagara. Nuko umugabo yahise agafata telefone, ndetse mu gufata telefone ahamagara mama Claire. Gusa mu guhamagara umugore we muri biro, dore ko yari ari mu mafuti ndetse yari ari mu byaha byinshi, yarayibonye ndetse yanga kuba yayifata. Ati ntubona se mukunzi, ujye ureka gufata kariya kagabo kawe rwose k'amafuti, ubundi se buriya koko uri kugafata ubona kakugeza ku kimamu, nari akagabo k'amafuti rwose nta nicyo kagufasha. Rero jya ukiyora ndetse ntugafate, nyine jya ukanegirije. Ese ubona ngiye ntaguhagije? Gusa Robert, uko byasa rwose nubwo umpagije, ujye umenya ko rwose uriya mugabo yita ku bana banjye, ndetse nyine aba yagumye mu rugo ndetse akanderera umwana mu gihe ari uruhinja rwose, kandi urabizi neza mukora akazi kanjye neza, kuko aba ari mu rugo nyine aba ameze nk'umukozi mu rugo pe. Oya rwose uko yaba ameze kose nyine ntacyo bimbwiye, cyangwa nimubona rwose bikubangamiye, ndetse nimba wumva nyine byazajya akadutesha umutwe akadukura muri mudu yacu, umbwire rwose tumwirukane mu rugo rwawe dushaka umukozi.
ariko Robert nawe rwose wikabya ndetse wirengera. Ubuse koko nguko ubizi ninde mukozi wakorera umwana nk'uko umugabo wawe yamurera? Kuko wanamugana ninde warera umwana nk'uko umugabo wawe amurera? Nyine mureke nyine. Oya Robert, dore nanone rwose arongera arampamagaye, reka mwitabe. Nuko mama Claire yase ko yitaba papa Claire. Ati yego rwose papa Claire, bimeze bitese? Ati none se mama Claire, ko naje hano ku kazi kawe nkaba nakubuza uri hehe? Ati se kubera icyo waje utampamagaye? Ati rwose mama Claire, nabonye atari ngombwa kuguhamagara kuko nari mbizi neza ko ukeneye breakfast, dore ko wagiye none nijoro ndetse ntiwaraye mu rugo. Nari mbizi ko rwose unaniwe ndetse kuri mu kazi. Uko naba naniwe kose se biguhesha uburenganzira bwo kuza ku kazi ndetse ukaza utampamagaye ko nta n'isoni ugira. Rwose mama Claire, wibigira birebere ndetse wirakara. Igihe cyo nakoze gusa kwari ukuza kugira ngo mbashe kuba nagufasha nyine gutekere ndetse nkuzanira ibiryo. Ndetse nanazanye na Claire kuko Claire rwose yaraye ari ijoro ryose. Rero aragukeneye kugira ngo ubashe kuba wamuha ibere. Umva rero papa Claire, tawe ujye mu rugo kuko ngiye mfite akazi kenshi hano ndi gukurikirana. Ndaza kuba nagusanga mu rugo, dore ko akazi kanjye kagiye kuba karangira rwose. Ariko mama Claire, wakaza basi se mbisigehe bino biryo byawe? Ese ni gute nzakubwire kugira ngo wumve? Ntabwo ujye unyumva na rimwe. Wagerageje ukanyuma, mfite akazi kenshi, ndaza kuba naza ndetse ndarira mu rugo ndetse urisubizeyo nta n'ibyo nkeneye. Ese mama Claire, kuri kuvuga nabi cyane bikabije byagenze bite? Aho hari ikibazo waba ufite kugira ngo nze ngufashe? Ariko icyo nkwangira nuko utajya wumva rwose. Nta kibazo ngiye mfite ndetse mvira aha ngaho ugenda, ndaza kuba nagusanga mu rugo rwose. Kandi please papa Claire, gerageza unyumve pe. Okay sa rwose nta kibazo, nimba nta kibazo ufite reka ntange mu rugo, turi buze kuba twahurira mu rugo. Genda nyine jya mu rugo, turaza kuba twahahurira. Nuko mukobwa kuri reception yarabirebye ndetse arumirwa biramubabaza cyane. Ati se Mugabo, umugore wawe abashije kuba yakubwira gute? Arambwiye ngo nyine ngenda araza kuba yansanga mu rugo. Ati shuwa? Ati yego rwose arambwiye ngo ngende araza kuba yansanga mu rugo kuko nta mwanya afite wo kuba yavugana nanjye, ngafite akazi kenshi. Ariko rwose none kuwa mbere nta kazi kenshi tuba dufite pe, nta kazi kenshi tuba dufite katuma uburira umuntu umwanya. Kandi ndabona rwose muri gahunda ze z'umunsi uyu munsi rwose afite gahunda zo kuba yakakira abakiriya gusa, nta kindi kintu rwose afite cyo gukora. Muko ihangane nyine, nta kundi n'urugo rudugwishije. Nose nabigenza gute nyine ko yampakane? Kandi rwose hano akaba ari muri company ndetse akaba afite akazi ari gukora. Reka nyine ntaye ngene mu rugo ngo turaza kuba twasubira. Nzagaruka hano n'Imana nibishaka, kuko kugaruka hano rwose ntabwo sinzi pe. Nibinshengura umutima ndetse bikambabariza umutima cyane. Nyine ihangane pe, ihangane nanjye nagize nyine sinzi kuntu byangendekeye, nasobwe sinashije kuba nagufata nyine ngo ntubashe kuba wajya mwiriya room yabo ngo urebe ibintu biri kuberamo. Rwose mukobwa wakoze cyane kuba watuma njyayo pe. Ubu nari kuzajya nguma mu gihirahiro nyine simenye ibibera hano, simenye iby'umugore wanjye yirirwamo. Nyine kazajya nguma nizera ibyo ambwira gusa pe. Ariko basi ubwo bimbwiye nyine menye uko nkwiye kwitwara ndetse nuko nifata, agatanga atazanzanira n'ibindi birwara ndetse akabasha kuba yanyanduza ntabizi. Sha Mugabo, ibi ngibi rero nibyo bintera ipfunwe ndetse bigatuma ntashaka umugabo, bigatuma abahungu bose baje kuntereta mbanga nkabakatira. Rwose mukobwa, ntabwo twese ari uko nguko tumeze, ndetse nta nubwo ingo zose ari uko nguko zubakwa. Ntabwo abagabo bose baca inyuma abagore babo, ndetse nta nubwo abagore bose baca inyuma abagabo babo. Hari ingo zimwe na zimwe rwose zigenda zanga ndetse zikananirana. Uretse ko njye nahuye n'ikibazo nyine nkazana umugore ukora bino bintu ndetse ubinkorera. Gusa rwose mukobwa, ibyo ntibyakakubujije gushaka pe, kuko abakobwa bose rwose ntabwo baca inyuma abagabo babo pe. Sha Mugabo, njye rwose nyine mba mbona ntazi pe, mba mbona nifitiye ubwoba. Ibaze rwose nk'aka gahinda ndi kubona mu maso yawe, ndi kuhabona amarira ndetse amarira ari kuzenga mu maso yawe. Ihangane muko, nyine ni ibi ngibi nawe ari wowe byakubaho, nawe byakubabaza. Ubu nyine ndi kwibaza ikintu nakora, byancanze kubona umugore wanjye anca inyuma, noneho akanci ntaniyubahe mu ahantu akorera akazi koko. Mugabo ihangane rwose, nyine niyo mpamvu nari kukubwira ngo kuzana umugabo mba mbona bizangora pe, kugira ngo umugabo abashe kuba yamvana mu rugo ashake, bitewe n'ibintu mpora mbona abagabo baca inyuma abagore babo, abagore baca inyuma abagabo babo. Nyine mba mbona akagahinda ntazakabamo ndetse ntazanagashobora. Oya muko, buriya nyine Imana ibifite uko izabigenza, ndetse Imana ibifite imigambi myinshi ku muntu. Kandi rwose nanjye ndahamya neza ko iri ntabwo ari ryo herezo ndetse nta nubwo ari ryo tangiriro. Buriya nyine Imana iguha ikintu izi neza ko uzagishobora kuba wakihanganira. Kandi njye rwose nyine birambabaje ndetse cyane, ariko nkuko nabikubwiye kuva kare, basi ndashima Imana ko ibashije kuba yamunyereka ndetse nkamumenya neza. Reka ntahe incura umwana nyine mbashe kuba namurera, wenda nzaba ndeba ibyari byo gusa sinzi. Ahubwo se Mugabo, ubu ngubu uyu mwana urahamya neza ko wehe yaba ari uwawe?
no oya rwose nuko wikabya nabwo wirengera, kuko ndabizi neza rwose umwana n'uwanjye ndetse na DNA test byose bigaragaza ko umwana ari uwanjye, ahubwo wenda bizakurikira nibyo ntazizera kuko umugore rwose ingeso yadukanye sinzi izo arizo. Ese mugabo ibingibi koko biba biterwa n'iki kugira ngo umugore rwose abashe kuba yacunga umugabo we, ndetse kandi ndabona ntacyo mubuze pe, kandi akazi afite kamuhemba mu mafaranga menshi. Muko humura uzagenda ubimenya ndetse uko uzashaka uzabisobanukirwa, ariko nyine papa si ngombwa ngo mbashe kuba nabisobanukirwa nyuma y'igihe, basi banza ubimbwire nanjye bisobanukirwe ndetse mbimenye neza. Hoya rwose mukobwa wanjye, buri ikintu cyose iyo utanyuzwe muri cyo ndetse ntunyurwe n'umuntu Imana yaguhaye, birangira nyine utangiye kwipasa muremure ndetse ugatangira kuba wakora amakosa, kuko niba ubibona neza ikintu kiri kubaho kuri uriya mugore wanjye nta kindi ni ukutanyurwa pe, ni ukutanyurwa ngo yakire ubuzima tubayemo ngo anyakire nkanjye, kuko aba yanyakira rwose ntacyo byakamutwaye pe, yakanyuzwe nanjye ndetse akabana nanjye ndetse ntagire ikibazo. Ati ndumva kunyurwa rwose ari byo bizima ndetse ari byo by'ingenzi. Yego rwose wabimenye muko, kunyurwa nicyo cya mbere cyagufasha kugira ngo ubashe kuba waba muri ubu buzima. Naho rwose ndebera mu makerera atangiye kunca inyuma tukiri, reka mbere kese ubwiherero bwanyu buri hehe? Ati dore ngo buriya hariya rwose genda urahita kububona mwiriya nzu igana ibumoso. Ese urajyanamo n'umukobwa wawe? Ati yewe mureke, uyu ni umwana wanjye ndetse niyemeje kuba namuruhana kuko n'uwanjye n'igi namubyaye, nta kibazo ari buze kuba namujyanamo. Gusa dasubiye muri biro mama Claire na wa mugabo bari bakomeje kuba bakishimisha ndetse bari gukora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ati rwose ntugire ikibazo pe, tugira ikibazo we nzakwitaho umukobwa mwiza, kandi nyine umushahara wawe ngomba guhita ko wongeza vuba vuba, ntabwo ndibuze kuba natinda. Ati koko se Robert uri ugiye kuba wakongeza umushahara wanjye? Yego rwose ntabwo nakubeshya pe, ngiye kuba nawongeza kuko nyine ibintu nkorera rwose biri amazing ndetse birenze n'ibyo umugore wanjye rwose ankorera. Ese koko uri sere ntabwo uri kumbeshya we? Ose kuko nakubeshya gute? Ntahuriye n'uriya mugore rwose, uriya n'ingirwa mugore Diane. Atari ko Robert wikabya rwose pe, uzi ko Diane ari we nyiri iyi kampani we? Rwose ntacyo bitwaye ndetse nta n'ibirenze, wowe cyo nkuwemeje ni kimwe, ndubizi se kandi nshinzwe kuzamura imishahara y'abakozi bo muri iyi kampani. Yego rwose Robert ndabizi nawe ushinzwe kuba wazamura imishahara yabo pe, kandi rwose niyo mpamvu nanjye ngukunda kandi ndakwizera cyane. Nawe ntugire ikibazo rwose, umushahara wawe ndaza kuba nawongeza kandi rwose uraza kubaho neza, ahubwo nibiba ngombwa uzahita gusigana kariya kagabo kawe k'amafuti, ugende nyine wishakire umugabo mwiza ndetse ufite amafaranga, cyangwa nyine tuzamukure mu buzima bwawe, nyine uze twibanire ngo ushakire inzu umukodeshereje, nyine ngeze nje kuruhuka gusa. Ese ubwo Robert urumva iyo nama yaba ariyo kuko kubaho nta mugabo mfite nta address, uzi ko naba mbaye indaya butwi. None se ubundi ugira ngo ibyo dukora bitandukaniye he nabyo we? Robert rwose nawe wirengera, ahubwo reka mfite nongera mpamagara umugabo wanjye mubaze nimba yatashye ndetse ko yageze mu rugo. Atahe se mureke bana, mureke tukomeze twiganirire, se ubundi uraba umuhamagara mu biki? Koko wanamuganisha, ndabizi kandi ni akagabo keza kitonda gacisha make, ndabizi ubu ngubu kageze mu rugo ndetse kanaryamye. Nawe rwose wagasuzuguye, ariko nta n'impamvu ukwiye kugasuzugura kuko mbona ari akagabo kadafatika. Ese ubundi ni gute kakubyariye uriya mwana mwiza kuriya? Sha nanjye biba bincanga pe, kandi rwose urabizi neza twatangiye kubonana nyuma yuko umaze kubyara uriya mwana. Yego rwose twatangiye kubonana nyuma, gusa ufite umwana mwiza pe, wagira ngo si uwa kariya kagabo. Tubereke ibyo ngibyo tureke kumuserereza ndetse reka tureke kumuvugiraho rwose kuko ibyo tumukorera birahagije. Nuko papa Claire yahise kajya muri dushe ajya gukaraba mu maso, gusa agiye gukaraba mu maso ari kurira cyane, afite agahinda kenshi cyane. Gusa akiri muri dushe ari kurira, uko yari ari kurira n'umwana we rwose yahise katangira kurira. Nuko yahise kuhaza umugore ndetse dore ko nawe yari ari muri ubwo bwiherero. Ati se mugabo kuri kurira bimeze biti? Ati sorry rwose ndi kubabangamira nanjye sinari mbigamije. Ati okay nta kibazo, basi reka ngufashe uwo mwana wawe rwose ureke gutuma rwose akomeza kuba yarira. Ati okay sana cyaza rwose mumfashe mbashe kuba nakaraba mu maso ndebe ko rwose aya marira nayakura mu maso. Ese mugabo nyine shimye ko umfashije umwana, ese uri kurizwa n'iki? Wareka n'iki mugore ko ibintu bimbayeho rwose ari agahinda? Ati se byakugendekeye gute? Ibaze kuza kureba umugore wawe rwose ugasanga ari muri biro ari gusambana na nyiri iyi kampani rwose bararyamanye. Ati ati na nyiri iyi kampani bararyamanye?
ati yego rwose nari nzaniye umugore wanjye breakfast ndetse nzanye n'umwana kugira ngo abashe kuba yamuha ibere, gusa ndatunguwe mu kugera muri biro ye rwose nsanga aryamanye na nyiri iyi kampani. Cyakora abakire si abantu beza pe, baradufatiranya kubera ko tuba turi abakire ndetse nta bushobozi dufite. Oya rwose Mugabo wivuga gutyo nese ko ari njye nyiri iyi kampani, umugore wawe rwose nose twaba turi abarezibiyene, twaba turi kuryamana kandi twese duhuje ibitsina. Oya rwose mbabarira nyine ubwo ngubwo sinzi, gusa nyine nabonye ari umugabo ndetse w'umukire uri muri kampani bararyamanye. Si unavuga ko baryamanye dore ko bari kubikorera mu ntebe muri biro ye. Ati what? Ubwo se nyine Mugabo ihangane pe, ihangane, gusa ubu uri kuvuga n'umugabo wanjye ndabizi neza kuko rwose akorera muri biro imwe n'undi mugore ntazi ibyabo rwose bajya babimbwira ndetse simbiha agaciro, simbifate nyine kagira ngo ni ishyari ry'abakozi. Okay, ntaribi rwose reka tujyane neza tugende tujye kureba ibyo ari byo. Nuko umugore wa Robert yaseka ajyana na Papa Claire bajya muri biro ya Robert bajya kureba ibiri kuberayo. Gusa mu kwashika kuko basanze Robert ndetse na Mama Claire bari gusomana. Ati Robert, ati baby bimeze bite se kuje hano kandi? Ati se kuko Robert ni ibingibi wiberamo, ni ibingibi wirirwamo. Bajyaga babimbwira ndetse simbiha agaciro nkabihakana nkagira ngo ni ishyari ry'abakozi. Kumbi kuko wirirwa usambana n'umukozi ndetse ubizi neza ko umukozi afite umwana, ese ndi wamugirira n'impuhwe reba akana k'agahinja afite, none nta n'isoni umuri hejuru uri kumusoma. Cyakora isi irashaje pe, Imana nigirize rwose batware kuko nyine bajyane bashiraho mukwiye kujya kuko ndi kubona isi mukomeje kuyanduza cyane. Ati baby ariko nagusobanurira. Ariko Robert tuzi ko nta soni ufite, ubwo se kuko wabasha kuba wasobanurira iki? Ese mugore nkawe kuko nta n'isoni ufite, umugabo yaje ndetse akubwira ko ari kugushaka kugira ngo uze basi ubashe kuba waha umwana ibere, nabyo ntiwabyumvishije. Uri mu mafuti gusa, uri mu bugoryi, mu bintu bidafite akamaro, bitagira n'ahantu byakugeza n'aho gatoya. Uri mu si ibintu rwose tubyita iki? Cyakora Robert tubuze kimwe urambabaje pe, urampemukiye. Nuko bakiri muri ibyo ngibyo Claire yasekarira bitewe nuko bari gusakuza. Ati Papa Claire I'm sorry rwose, ihanganire gusakuza cyane none rwose ntumye umwana wawe arira. Ati rwose muhorereza arabasha kuba yaceceka. Nuko Mama Claire yasekaza ndetse abwira Papa Claire ati se wamumpaye nkabasha kuba namuhoza. Ati gusura muhoza ikiko kuri kuma nta n'isoni ufite Mama Claire, igihe cyose naze ndetse umwana akarira ukabyumva ndetse kari kurira ntuze ndetse kugira ngo basi ubashe kuba wamuhoza. No ariko nyine nukuri habayo kutamenya ikisi impu utagira uyu mwana mwakiriya gihe rwose rero ntabwo ukeneye kubasha kuba wazimurira kano kanya. Ariko Papa Claire namuhoza ndetse akabasha kuba yacicikona nyine nkamuha n'ibere pe. Yewe iryo bere ryihorere pe, ibere utatekereje ko wamuha kare, ubu ngubu sinzi ko aricyo ryamumarira. Ihangane kuko rwose uyu mugore yamwitayeho ndetse yamufashije, nyine yatunganyije ibyo yari akeneye byose. Ati yes banyine gusa Mama Claire ntubuze kimwe urampemukiye pe, ubuse kuko n'iki wamburanye, ndabizi neza rwose nta kazi mfite ndetse nta n'ubutunzi mfite. Ariko icyo mpamya ndashidikanya rwose, urukundo rwo ngukunda ntabwo ndushidikanyaho. Wenda ibindi byo ntabyo mfite ndetse nta n'ibya mirenge mfite, ariko ngerageza kukwitaho. Kuba wansiga mu rugo ndetse nkabasha kuba nakita ku mwana kubera ko ndafite akazi, ibyo nibyo byatuma unca inyuma koko. Mama Claire kubera icyo uri kunkora rero ibintu kubera icyo uri kumpemukira. Papa Claire rwose mbabarira ntabwo nzabyongera. Okay, kubarira byose nabura kukubabarira kuko njye urabizi neza ndi umukristo, kandi rwose umukristo ababarira mbere yuko anasabye imbabazi. Njye rwose ndahamya neza kuko aba n'abadayimoni babagendereye. Gusa njye nyine kubona kubabarira ndetse no kuba naguha imbabazi si bivuze ko njye nawe rwose twasubirana. Ubwo nyine wagumana n'uwo mugabo wawe Robert nyerekana itari ndetse njye mu rugo. Nuko agisohoka umugore wa Robert yaseka amufata ukuboko. Ati we rwose ntugira ahantu ujya rwose Mugabo, ahubwo Robert ndetse n'uyu mugore rwose urabizi n'ubundi imitungo yanjye rwose nta n'umwe rwose ukwanditseho. Sohokana n'uyu mugore ndetse mumvire muri kampani mugende kuko nicyo mwashimye, ntabwo kibakeneye hano rwose, ntabwo kibakeneye habe na gato. Ese Papa Claire wize ibiki? Sha nyine nize ibintu bijyanye n'icungamutungo rwose. Ati okay fine, rero Mama Claire mvira muri iyi nzu rwose nawe ndetse Robert mumvira hano ntabwo kibakeneye pe, mugende muve muri iyi nzu kuko umugore utagira impuhwe ndetse utagira impuhwe uruhinja akaza akarusambaniraho, ndetse n'umugabo utanyurwa n'imitungo afite. Reba akazi nagwaye Robert, sinakuzamuye muri iyi kampani rwose bishoboka aricyo ntakoze. Ati rwose wakoze nyine diya warakoze ndetse waragerageje, kandi rwose ndakwinginga kugira ngo umbabarire ntabwo nzabyongera ukundi. Yego rwose ndabyumva Robert, ntuzongere ukundi ndetse n'undi mugore muzahura ndetse mugahuza, ntuzongere kumuca inyuma pe, ntuzongere kuba wabitekereza ndetse no kuba wabigerageza. Ati none se diya ushatse kuvuga iki?
Robert, icyo nshatse kuvuga nuko njye ntakiri umugore wawe rwose, ndakwirukanye mu buzima bwanjye, ugenda ubuvemo ndetse njyana n'uyu mugore, ntabwo kibakeneye pe, ntabwo kibakeneye kuko ikigaragara cyo nta ndangagaciro mufite. Ese ntimuniyubaha ngo basi mugende mufate lodge, especially mukaza mukabikorera muri biro, ntangara impamvu company yanjye rwose ishobora kuba yanahomba. Ni iyi myaka yose muba mwaje ndetse mukayiteza, musohoke rwose. Gusa Imana ibababarire pe, kuko njye namaze kuba nabababarira, ariko se aho ngaho ndanibeshye cyane rwose. Imana yo ibababarira mbere kuko njyewe ndi umwana w'umuntu. Gusa nyine musabe n'Imana imbaraga pe, kuko ibi bintu mwiyandurishije sinzi ko bizabagwa amahoro. Gusa mugende mumvire muri company ndetse nta nubwo kibakeneye pe, mugende muve hano. Nuko Robert ndetse Mama Claire bahise kubasohoka muri company babirukana uko nguko. Ati Papa Claire nyine ihangane pe, ihangane, bibaho cyane mu buzima kuba nyine birababaje ndetse biteye n'ipfunwe n'agahinda kubona umugore wawe gusa gusambaniraho ndetse afite akana gato kangana gutya. Gusa rwose ndakeka ubu ngubu iri ni ryo herezo rwose pe. Yego rwose bya kandi urakoze pe, Imana iguha umugisha no kuba umpaye kano kazi rwose n'umugisha. Ahubwo se umwana wanjye nzamwitaho gute? Baye rwose Papa Claire ntugire ikibazo, umwana wawe njye rwose urabizi ndi nyiri iyi company kandi nta nubwo ngomba kuba mpari hano cyane, ntabwo mbigombwa kuba naza hano buri munsi. Tugira ikibazo rwose Claire nzajya mwitaho, kereka ahubwo we niba byaba bikubangamiye cyangwa wabigiraho ikibazo. Ati no, bya rwose kuba wakita ku kibazo kibirimo, nanjye rwose icyo nzakorana ngo usezeranye sinzatuma company yawe rwose ihomba. Nzakora uko nshoboye rwose, nyine izi mbaraga ndetse n'uyu murava ndetse nta kintu cyizere rwose ungiriye ntabwo nzagipfusha ubusa. Okay, sa nta kibazo rwose, nizere kutazambera nka Robert. Ati no Diane, ntabwo nawe nizere kutazambera nka Mama Claire. Ati no, ntabwo naba nkuriye umugore wawe rwose. Sa rwose nizere ko hamwe n'Imana rwose bizacamo ndetse bigatungana. Ubwo rwose Papa Claire bizacamo ndetse bizagenda neza. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana ndetse ukurikirane n'ibindi biganiro binyura kuri YouTube channel. Comment zirakenewe cyane rwose kugira ngo mbashe kumenya ibyo mutekereza ndetse n'izindi nkuru z'urukundo nzajya mbakorera umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, yari David Rwanda.